Ni ibintu byatangaje benshi ndetse bifatwa nk'ibidasanzwe mu mateka y'isi ko hari umwana w'umukobwa w'imyaka 5 wibarutse ndetse akabyara umwana muzima udafite ikibazo na kimwe. Amateka agaragaza ko Lina Marcela Medina de Julado ari we mubyeyi muto wabayeho ku isi kuko ku itariki 14 Gicurasi mwaka w'1939 yabyaye afite imyaka 5 y'amavuko. Lina Medina yavukiye muri Peru ku itariki 26 Nzeri mu mwaka w'1933. Kugeza ubu yihariye kuba ari we waciye agahigo ko kubyara akiri muto, ibyagiye byemezwa n'inyandiko zitandukanye zishingiye ku bushakashatsi bwakozwe. Inkuru ya Medina yakwirakwijwe bwa mbere n'ikinyamakuru The Sun Antonio Wright cyandikira muri Texas mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe hari ku itariki ya 16 Nyakanga mu mwaka w'1939. Ibi byahagurukije abiganjemo abashakashatsi kugira ngo hamenyekane amakuru acukumbuye kuri uyu mubyeyi muto. Ni inkuru kandi yabaye gikwira mu nyandiko z'ubushakashatsi ndetse mu bihe bitandukanye ikorwaho ibyegeranyo bishingiye kuri siyanse n'ubumenyamuntu. Lina Marcela Medina ni umwe mu bana 9 ba Tibulelo Medina ndetse na Victoria Rosea bijya kumenyekana ko atwite. Nyina umubyara yabonye ko inda y'umwana we iri kuba nini mu buryo budasanzwe nyuma y'uko Lina yatakaga cyane avuga ko afite uburibwe bukabije mu nda. Ababyeyi be bamujyanye kwa muganga muri bimwe mu bitaro byo mu mujyi wa Pisco, bamujyana bisanzwe nk'abagiye kumuvuza. Abaganga batekereje ko ashobora kuba afite ikibyimba mu nda, ariko baza kuvumbura ko atwite inda y'amezi 7. Ibyemejwe na Dr. Gerardo Rosada wari mu itsinda ry'abaganga bamukurikiranye. Bimwe mu byagaragajwe n'iryo tsinda kubitangaje kuri Medina nuko nubwo yari muto yari afite imyanya myibarukiro nk'iy'umugore mukuru ku buryo nta kibazo byari biteye no mu gihe cyo kumubyaza. Medina yabyaye umwana w'umuhungu ufite ubuzima bwuzuye nk'undi mwana wese, avukana hafi ibiro 3. Yabyaye abazwe uko yari abyaye akiri muto no mu baganga bamubyaje witwa Dr. Gerardo Rosada. Uyu mwana nawe yahise amwita Gerardo Medina. Nyuma yo kubyara kwa Medina byarasakuje hose kuko kwiyumvisha ko umwana w'imyaka 5 yabyara byatunguye benshi, uhereye no ku baganga bamubyaje ndetse byamamaye ku isi yose, dore ko ari ubwa mbere byari bibayeho kandi bikabaho ababyeyi b'uyu mwana batabyifuza. Uyu mwana yakuze azi ko Medina ari mushiki we. Ku myaka 10 nibwo yaje gutungurwa no kumenya ko batavukana ahubwo ko ari nyina umubyara. Umuhungu wa Medina yaje gukura neza gusa aza kwitaba Imana mu mwaka w'1979 afite imyaka 40 y'amavuko. Uyu mwana akaba yarishwe n'indwara ifata amagufa. Inzego z'ubutabera muri Peru nizo zemeje ko Lina Marcela Medina yasamye inda nyuma yo gufatwa ku ngufu ataruzuza imyaka 5. Nyuma yo kubyara yaje gukura abaho ubuzima busanzwe ndetse aza kuba umunyamabanga mu ivuriro rya Lima Clinic of Rosada. Aza no gushaka umugabo, babyarana undi mwana w'umuhungu mu mwaka w'1972. Uyu mubyeyi wabyaye akiri muto ku isi yakuze yanga kuvugana n'itangazamakuru, byahoranaga byinshi byo kumubaza buri uko rimubonye. Aho no mu mwaka wa 2002 Lina Medina nabwo yanze kuvugana n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Wakibaza ngo ese byagenze gute kugira ngo uyu mwana w'umukobwa abyare ku myaka 5? Lina Medina ku myaka 3 y'amavuko nibwo yatangiye kujya mu mihango nk'abandi bakobwa bose bamaze gukura, ndetse ku myaka 4 yatangiye gupfundura amabere. Byaje kumenyekana ko uyu mwana yararwaye indwara ituma amera nk'umwangavu kandi akiri muto yitwa precocious puberty. Indi raporo y'abaganga bo muri Peru yo yavuze ko Lina Medina yatangiye kujya mu mihango afite amezi 8 gusa. Icyo gihe hahise hacika igikuba hirya no hino ku isi, buri wese ashaka kumenya iyo nkuru
maze biba ngombwa ko Lina Medina ahita yoherezwa mu bitaro bikuru. Umuganga wamubyaje witwa Rosada yifuje gutwara uyu mwana yitiriye izina rye akamurera ndetse amujyana aho yabaga muri Lima. Uyu muganga kandi yahise aha akazi Lina Medina ko gukora ku ivuriro rye. Icyo gihe Lina Medina ntabwo yongeye kubonana n'umwana we nk'uko byari bisanzwe. Mu myaka yabanje hibajijwe uburyo Lina Medina yatewe inda ku myaka 4 maze byemezwa ko yafashwe ku ngufu. Bikimara kumenyekana ko uyu mukobwa atwite ise umubyara yahise afungwa bikekwa ko ari we wakoze ayo mahano. Gusa nyuma yaje gufungurwa kuko habuze ibimenyetso bimushinja ndetse biza kurangira ise w'umwana atamenyekanye. Nyuma yo kwibaruka kwa Medina hakurikiyeho gushakisha uwamuteye inda, ariko uyu mwana ababera ibamba yanga kumuvuga. Dr Edmond wanditse kuri iyi nkuru yatangaje ko byari bigoranye kuba uyu mwana yagira icyo atangaza ku bijyanye na se w'umwana, aho muri iyi nkuru yagaragaje ko bitewe n'ubuto bwa Medina ngo byashoboka ko atigeze amenya uwamuteye inda. Ubushakashatsi bugaragaza ko abakobwa batitaweho neza mu bijyanye n'imyanya ndangagitsina yabo bashobora guhura n'ibibazo nk'ibi uyu mwana yahuye nabyo. Ni inkuru yakunze kugarukaho na benshi, ibinyamakuru byinshi byo hanze biyivugaho kenshi, ariko bamwe bakabifata nk'ikinyoma bavuga ko bitashoboka ko umwana w'imyaka 5 yatwita akanabyara. Ariko abaganga babibonye bakavuga ko bafite amafoto yerekana ko yari atwite. Ibitangazamakuru byinshi ndetse n'inzu zikina filime zishyuye amafaranga menshi ngo bifotore Lina Medina cyangwa ngo bamukoreho filime, ariko umuryango we urabyanga bavuga ko batifuza kujya mu itangazamakuru. Madame Kosak, inzobere mu kwigisha abana muri kaminuza y'abarimu muri Colombia, niwe wenyine wemerewe gukora ubushakashatsi kuri Lina Medina. Uyu akaba ari nawe waje kwemeza ndetse ahamiriza benshi bahakanaga ko Lina afite imyaka 5. Madame Kosak avuga ko yamukoresheje ibizami byose by'ubwenge maze yemeza ko imyaka ya Lina ariyo, aho yagize ati Lina ni umwana usanzwe kandi ufite ubwenge. Umuhungu we nawe ni umwana muzima kandi akura neza ku mubiri nk'abandi bana bose. José Sandivar, umuganga mu bijyanye no kubyaza washishikajwe n'inkuru ya Lina Medina, yaje kwandika igitabo mu mwaka wa 2002 avuga ko Lina yari umwana usanzwe mu mutwe, ko nta bindi bimenyetso by'uburwayi bidasanzwe yari afite, kandi ko yari umwana wihitagamo gukina n'ibipupe aho gukina n'umwana yibyariye. Ibi ngo byaterwaga n'uko yari abyaye akiri muto atazi ko umubyeyi uko bimera, ntamenye n'inshingano ze nk'umubyeyi. Ubwo inkuru ya Lina Medina yakwiraga ku isi hose, guverinoma ya Peru yasezeranyije umuryango we ko bazabatunga, ariko iyo nkunga ntibigeze bayihabwa. Mu gitabo cy'umwanditsi José Sandivar yagaragaje ko guverinoma ya Peru yatumye Lina Medina n'umwana yaramaze kubyara babaho mu bukene, ariko iyo biba mu kindi gihugu baba baritaweho bidasanzwe. Mu gushakisha byinshi kuri iyi nkuru naje gusanga hari n'abandi bana bagiye babyara bakiri bato, nubwo kuri Medina ho bidasanzwe. Usibye Medina, hari n'abandi bagiye baca agahigo ko kubyara ari bato. Muri bo hakaba harimo Sean Stewart, umwana w'umuhungu wabyaye afite imyaka 12 abyaranye na Emma Webster wari ufite imyaka 15. Abo bombi bakomeje kubana nk'umugore n'umugabo kugira ngo bite ku mwana wabo, ariko bamaze gukura Emma yataye Sean kuko yaje kuvamo umunyabyaha ukabije akajya afungwa buri munsi. Ibyaje kurambira Emma maze aramuta. Hari kandi Tia Davis ndetse na Jordan Williams, aho aba bana nabo babyaye bakiri bato. Tia ni umwana w'umukobwa wavutse ku babyeyi bamubyaye bafite imyaka 15, maze nawe aza kubakurikiza ku myaka 14 yibaruka umwana we n'inshuti ye Williams. Ibyaje gutuma ise umubyara aca agahigo ko kuba sogokuru wa mbere wabayeho akiri muto ku isi, kuko yabonye umwuzukuru ku myaka 29. Imyaka benshi bafata icyemezo cyo gushakiraho niyo se wa Tia we yaramaze kubona umwuzukuru we wa mbere.
reka mbashimire cyane mwese twabanye, mukomeze kunshyigikira mukora subscribe, like ndetse na share. Ikaze muri Twinkle Apartment. Tubafitiye amacumbi meza arimo ibikoresho byose byo mu nzu byiza, ari ahantu hatuje kandi hatekanye hagufasha kuruhuka neza. Twakira abifuza ahantu heza ho kuba, abifuza ho kuruhukira ndetse n'abifuza gutwikurura mu gihe cy'ubukwe, kandi byose ku giciro gito cyane. Twinkle Apartment iherereye ku Ruyenzi ku muhanda mushya wa kaburimbo uva muri centre ya Gihara werekeza Nyabugogo. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 078 43 58 81 2 cyangwa se ukatwandikira kuri email yacu twinkleapartment2023@gmail.com. Bantu muri hanze y'u Rwanda ndetse n'abari mu Rwanda mwifuza gutunga ubutaka bwanyu mukabikoreramo ibikorwa bitandukanye mwifuza, reka mbabwire ngo igisubizo cyabonetse. Tubafitiye ibibanza bigurishwa ku mafaranga make mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata mu mudugudu wa Murambi. Ibi bibanza ni metero 25 kuri 25, 20 kuri 25 uko bigiye bitandukanye. Ubuso bwa buri kibanza buri hejuru ya metero kare 332. Ni ibibanza biteye borne biri hafi y'ikigo cy'Intare School ndetse nahubatse stade ya Bugesera ku muhanda ugiye gushyirwamo kaburimbo. Tugufasha kandi gukora mutation mu gihe cy'umunsi umwe, waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 93 22 65 72 cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp ikimenyetso cyo guteranya 177 898 443 20. Ngwino tugufashe gukabya inzozi zo gutunga ubutaka bwawe ku mafaranga make.